yego urumva umeze gute nyuma yo guhindura stati? ndaryoshye. uraryoshye. aha tubwire sasa rero ugize gutya ubukwe bwawe mbere yo kujya kuri iriya darapo wamanitseho akaboko ry'u Rwanda, ugize gutya ubukwe bwawe rwose mu itangazamakuru ntabwo twigeze tumenya ko Platini afite umukunzi, utunguye abantu benshi cyane. ibintu wabitekereje gute? nizere ndi mukino uravuga ngo nyirabugenge n'ubugenge bwayo. umukunzi tumaranye igihe, ariko nyine nifuje ko byaba muri ubu buryo, kuko akenshi nagiye mbarizwa mu itangazamakuru, nagiye ngaragara mu itangazamakuru muri ibyo bikorwa, ariko nabonaga atari ikintu kigezweho kuri njyewe. cyane cyane ko n'umukobwa yabinsabye, arambwira ati ndifuza ko ibintu byacu byaba bucece mabebiyo. none mwamenyanye ryari uwo mukobwa? 2019. 2019 mwahuye mute Platini? tuganirize ku nkuru y'urukundo rwanyu. ninjye wamushatse. hari ubukwe nari namubonyemo yambariye abandi bantu. mpita mpamagara umuntu nabonaga uri gupostinga amafoto, ndamubwira ni mbabarira undemere. ndamuha kontakite, umukobwa turavugana, ndamubwira ko twahura, arabyanga nyine, bimara amezi menshi arabyanze, ndahatiriza. ariko uko nakomeje guhatiriza nyine murabizi nyine gutereta ntibyoroha. tuza kuganira, aza kunyemera turahura. muri uko kuganira rero hari ibyo nashimye mu miganirire yanjye nawe, niyo byatumye mfata icyo kintu. wenda utaragera ku byo washimye mu miganirire yawe nawe muhuye, ukimubona bwa mbere aho mu bukwe yambariye undi muntu, ni iki cyagukuruye cyatumye ujya no gushaka nimero ye ukayisaba umuntu? nabonye ari mwiza cyane, mbona ateye neza cyane, nyine aragaragara neza, yabereye ifoto. ariko nyine numva ntibihagije, numva nifuje ko tuganira. mu kuganira rero wavuze ngo ibyo mwaganiriye noneho nibyo byagukuruye cyane bituma ufata icyemezo, birumvikana ubwo nawe nuko haje kukwemerera. mu kuganira n'iki wamwumvisemo? kuganira n'abakobwa benshi, waganiraga n'abakobwa benshi, kidasanzwe cyatumye uhita ufata icyemezo? icyambere twaraganira, ndababwira ni njye biriya bintu byo gushinga amavi buriya simbikunda. ahita ambwira ati ibyo bintu nanjye ndabyanga cyane. nicyo kintu cya mbere mwahereyeho? oya, kiri mu byanyemeje, ntabwo aricyo twahereyeho. numvise hari ikintu duhuriye, biriya bintu byo kwirirwa abasore bapfukama, ntabwo nabibonaga nk'ibintu bishamaje. numva nawe arabishyigikiye, bituma mba interested. nicyo ijambo rya mbere numvise ryatumye numva nshaka kuganira nawe cyane. ariko ibyo twahereho byinshi. bivuze ngo ibyo ngibyo mwabivuze mbere y'uko utangira gutereta, muganira bisanzwe nk'abashuti? twiganira, nshaka kumenya uwo ari we, nawe ngo amenye uwo ndi we. aha, ikindi kintu wumvaga wamushimyeho muri kuganira ni igiki cyane, kubwo urumva icyakujyanaga ko ari ukujya kureba niba bizavamo? ikindi navuga twaganiriyeho ni uburyo yumva ubuzima, uburyo yumva ubuhanzi, kuko sinjya kubeshya ikintu kigoye ku muhanzi nkanjye, ni ukubona nyine umuntu wumva ubuhanzi bwacu uburyo buteye, imiterere yabwo bukora bute. ni ikintu numvise ari interested, ashaka kumenya ubuhanzi bukora gute, bugenda bute. ibintu n'ibyo umuntu ashaka kubyinteresaho cyane, uhita wumva yuko nyine ari mu mujyo wawe. ariko nanjye nafashe n'akanya ko kumubwira ibyanjye, ubwo nawe arabikunda. ibyanyoroheye yego kunyemera, kuko abahanzi benshi baba bazi ko ahari turi abantu bananiranye n'iki, ariko yagiye yinjira mu buzima bwanjye gake gake, aramenya ashima ibyanjye gutyo gutyo. ahubwo aho ngaho niho umuntu ahise yibaza, hari ukuntu bafata abahanzi cyangwa abantu bakunda kugaragara cyane mu itangazamakuru, rimwe rimwe bakabaha isura runaka, ibyo utari cyo cyangwa icyo uri cyo. ntabwo byamugoye kugira ngo abashe kwemera ko mwajya mu rukundo cyangwa ngo agukunde, ashingiye kuri ibyo byose nyine bigenda bivugwa mu itangazamakuru?
ntabwo impungenge zabura kuko ibitangazamakuru buri munsi birandika Platini yakundanye na kanaka, Platini ari kumwe na kanaka, ibyo babeshya iby'ukuri bimwe na bimwe, ariko mbere yo kumubwira ati ndagukunda urabanza ukamwinjiza muri ubwo buzima akabutemberamo akabureba akabubona gutyo bituma agira nyine igitekerezo cy'umwuga tubamo. Umuhanzi w'inshuti yawe Tom Close niwe waririmbye ngo mbwira yego. Iyo yego yayikubwiye ryari noneho uburyo yaruze umutima wanjye uratuje ubwo uyu mukobwa anyemereye ko dukundana byaje no kugeza aho uyu munsi musezerana imbere y'amategeko? Byamaze nk'amezi 3 ndimo ndamwirukaho, ntako ntagize rwose amezi 3 yagezemo, buri munsi rwose ngerageza ibishoboka, ariko naramubwiye nyine ko mukunda, akanyura hirya akanyura hino, akabanza tukaganira ibindi, nako njya nkarinyuzamo ukabona aranjijisha muri ati ibyo tube tubiretse, araza kumbwira nyuma y'amezi 3 turabizi cya cyifuzo cyawe rero ngenda cyemeye. Ubwo hari ku ihe tariki mukuye kwezi kuko numva iyo tariki utayibagirwa uko byabimeze kose? Ntago nyibuka ubwo urumva ibyo ntabyumva bitaza kuba bifu? ntabwo byaba bifu, nawe arabizi nyine koko ibintu nk'ibyo abagore nibo babyibuka, abagabo burya twebwe bigoye cyane. Ugize gutya rero akubwiye ngo yego, wari utegereje amezi ageze kuri 3, tunavuze rwose n'imyaka, ni yego igiye kuba forever. Wabyifashe gute? byari bimeze gute? Nagize ikikango, twari dutaye icyo gihe ndabyibuka, nari mucyuye turi mu modoka, mugezayo amaze kwimbwira nsigara numiwe, arisohokera arigendera, ndataha inzira yose namanjiriwe numvaza ibintu koko nibyo, ngera mu rugo ndabaza nibyo se koko? Yabikubwiye muri mu modoka? Yego. Aha, waramuhobereye se? Buke mu gitondo nibwo namuhamagaye ndabona rero urabizi ko twaganiriye ko ibintu byo gushinga amavi bitemewe. Iyo ngingo wahise ugarukaho uhita ya kondisi. nimugoroba mbwira yego buriya ni nk'aho ivi twarishinze burya. Ubwo birarangiye ngiye gutegura ukuntu uzambera umugore. Mu gihe turimo turabipanga covid izamo, ibintu by'ibirori byose birahagarara, ubuzima burahagarara mu gihugu, dukomeza kugerageza tuteza iminsi, ariko yari yanyemereje ko namubwiye ni njye urukundo mfite ntabwo ari urwo kumara iminsi tutabanye, ndifuza yuko twahita tubana. Yego. Dusubiza inyuma mu modoka, akimara kukwemera akubwira ngo yego, mwakoze iki? Waramuhobereye? yagukoze mu ntoki? ariko jera urashaka iki? nta kindi cyane, bumva narumiwe, nsigara mbyibaza, ndakubwiye yahise yisohokera arigendera. Uhita wumirwa uri aho? nsigara nifashe ku munwa. waramubwiye ngo urakoze se? wowe ntacyo navuze, nabuze icyo kuvuga, ndategereza nibazaho ko bishoboka cyangwa byemewe, ndacangwa arigendera, nawe nsigara mbyibazaho. Niyo mpamvu ngo nageze mu rugo ndamuhamagara nti uvugisha ukuri se kuko? ibyo biba bivuyeho mutangira gutegura ubukwe, urumva byahereye aho ngaho. Mu by'ukuri muri gahunda zawe, kuko nzi ko uri umuntu akenshi ukunda kugira uko uba wapanze gahunda, byari birimo ko ugomba gukora ubukwe muri uyu mwaka, cyangwa n'urwo rukundo rwagufashe tubwo mbonye uyu nguyu Platini ifashe icyemezo? Muri ibintu by'urukundo nkomeza kubyigaho, ntibigombera igihe. Urumva ari ukuntu nyine ukundana n'umuntu ukibaza uti wenda nitumaramo imyaka 10-7 nibwo nzamenya neza ni uyu nguyu ninde, ariko buriya umutima aricyo bakunda kuvuga mu gifaransa ngo le cœur a ses raisons que la raison ne connaît point. Hari ibyo imitima yacu yibwira n'umutima utazi.
ukabyibwira ariko utabizi. Natekereje yuko harabona abanye nabo igihe kinini ntibyakunda, hari nabo nabanye igihe gito ntibyakunda. Nari mbonye umuntu anyemereye urukundo kandi imyaka yanjye mbona ari iyi ngiyi nyine, umuntu n'umubajije ku by'urugo numva ntacyo bimutwaye, arambye kubona kwemerera urukundo nta kindi nakwima, mpita njya mu zindi gahunda zose. Izindi gahunda zibimburirwa ubwo hari byabanje wenda, ariko uyu munsi nibwo byagiye ku mugaragaro nyuma yo gusezerana imbere y'amategeko. Ibindi bizaba ryari? Mbonye yo kwisegura mbere na mbere abantu benshi bambwiye ko nabatunguye, ariko ntacyo nabatunguye, bose barabizi ibihe isi yose irimo muri rusange bya COVID-19. Ntabwo nemerewe gutumira, ntabwo nemerewe kwakira umubare w'abantu benshi, ariko nakifuje kubana n'umuntu wese wakunze nibura n'igitero kimwe mu ndirimbo zose naririmbyemo muri uku kwezi kwa gatatu. Uku kwezi kwa gatatu rero kurarangirana na gahunda zose niko ndibiteganya. Kuyahe matariki? Ubukwe nyirizina buri ku itariki 27 z'uku kwezi. Okay. Hanyuma yari yaragusabye ko ibi bintu bitajya hanze, kandi nawe niko wabyifuzaga. Uyu munsi musezeranye imbere y'amategeko, amafoto yahise ajya hanze. Aho mwari mwabivuganyeho, ese yabyakiriye ate? Kuko urumva ni umuntu utari umenyereye kuba muri ibintu by'itangaza makuru. Yambwiye ati none se hari umwuga ukora, hari abantu bazifuza kumenya ibyo ubamo, noneho tubatunga umunsi w'ubukwe nyirizina ntabwo byaba ari byiza, ariko nibura uyu munsi wasinye mu mategeko nta kibazo. Ndavuga ni rero iyi foto imwe ndayishyira hanze, ubwo ibindi nabyo wenda sindi gushyira amabanga yose hanze, ariko ifoto imwe nta kiri budutware, hanyuma yisubire mu buzima bwe nayo nsubire mu bwanjye. Nabonye pare wawe yabaye producer wawe cyangwa se manager Nemeye ishimwe. Darago Mendez. Kuki ari we wahisemo? Clement ni inshuti yanjye, tujya inama, turaganira cyane, ni boss wanjye mu kazi. Buri muntu yari boss wawe akaba inshuti yawe, akaba ari umuntu nakwisanzuraho mu bintu byose nkora, nkaba nanamupresenta umwana mbere y'abandi bose. Buriya uwo muntu aba agomba kuba best man wawe, kandi mubonamo nk'umuntu wajya inama nziza no mu gihe kiri imbere. Ikindi cya kabiri, numvishe umufasha wanjye yabyishimira, ni ibintu rero numva bitari bigoye. Ntabwo byari bigoye. Ndibuka mu biganiro twigeze kugira hano, icyo gihe twe twakiriye Ishimwe Clement n'umugore we Butera Knowless, ndetse icyo gihe baravuga ati Platini Knowless cyane cyane atigira rwose uve muri ibintu by'ubusiribateri. Nyuma yaho mwigeze kugaragara mwasohotse ahantu n'abandi bantu, nabwo Knowless ashyira hanze amafoto avuga ati pi gira rwose nawe uve mu nzira. Umwereka ko noneho wafashe icyemezo, kuko n'umwe mu bantu bamaze igihe kinini bagushyiraho igitutu binyuze no ku mbuga nkoranyambaga. Yakubwiye iki? Yabyakiriye atumweretse noneho ko wafashe icyemezo? Ndavuga Knowless. Reka mbwire, hari urutonde rw'abantu nkize ubu ngubu. Harimo Knowless, harimo witwa Tricia umugore wa Tom Close, harimo Tom Close we nyir'ubwite. Bana bari bandembeje, ati twereke umunsi nabacitse. Ariko Knowless twari kumwe no mu murenge yamerekeje, byumvikana n'umugabo we yari best man wanjye. Banishimye, mbese nyine yabonye ko icyo yifuzaga wenda ko nakora mbere nagikoze uyu munsi, ariko yari yo saa y'Imana cyagenze neza. Dusoza ninde muntu wumva niba twabyita ko usigiye igifunguzo mu bantu bo muri showbiz cyangwa se umuziki, ninde? Umuziki se sinzi niba barakandagiye, nta masimbizi ariko na benshi nagisigira. Harimo nka King James, harimo TMC,
harimo na The Ben, harimo Nizo, ko ari umubare munini, harimo Epa. ako kantu benshi nabizigira ariko reka mbivuga aho ngaho. abwirwa benshi bakumva beneyo kabisa. Gerard nabonye yagize gusa ngo arapfukama. Platini wibeshya abanyarwanda ukabyara we. Gerard nawe ntabwo yapfukamye. uri singo se Gerard? oya ntabwo gupfukama birimo. nawe ntabwo bikunda. oya niko ibyo ntibyavamo ariko epa azabidukorera ntacyo. ndabona ari kubihakana. ese ubundi mu byangiri wenda Platini niwe ko turi kuganira ubundi kuki biriya bintu kuko abenshi bakunda kubikora gutera ivi, wowe nihe mpamvu ituma utabikunda? ubundi tugomba kumvikana ku bintu tugiye gukora, ariko iyo ngiye kugupfukamira biba ari ibintu byo kukwinginga. bavuga ngo ntabwo wabyemeye, ni mbungiriye kugira ngo ntaseba gusa. ariko hari umuntu ushobora kwibaza ati Platini yanze gutera ivi kugira ngo atavugwa cyane mu itangazamakuru cyane kubwo urumva. ntabwo bihuriye uriya muhango, ntabwo mwemera njyewe. ntabwo wemera kuva kera cyangwa bije vuba? ntabwo ari vuba, n'uwari kuri mpfukamisha ariko wampemukiye. aha Platini turagushimiye rero ku mwanya wawe no kutuganiza ku rukundo rwawe n'umugore wawe. murakoze cyane.